mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twaseze Lucas yaramaze kugeza umugore we mu rugo rushya. Hari abakozi bo muri company yabo bari baje kwishimana nabo. Kara karori inkuru nk'iyi yari maze gutaha mu matwi ya mama Lucas. Utajya ubifuriza icyiza habe namba, umwe utabakunda ahubwo akibeshya yuko abakunda kuko aba yakunda umuhungu we, ntabwo yakwanga uwakunda. Ndeka inkuru yacu n'ubundi tuyitangire, tuyihere kuri mukecuru. Mama Lucas aba ari kwisaza, yisajije ibintu byose biri mu nzu ari kumenagura. Ni Murata akamubaza ati ariko se kandi ubaye iki mama? Undi atuboneye ngo bansuzugure, ubone ngo bantesha agaciro, ubone ngo ntibanyubahe. Neza aratinyutse umwana nibyariye arafata ndutisha umwana w'umunyamahanga waturutse ahandi ngo nuko ari umugore we. Aka ni agasuzuguro ntago nabyihanganira. Uku ni ukunsuzugura ntago nabyizera, nta nubwo nabyemera. Abana nibyariye nuko batangiye kungira. Ni Murata atari ko tuzi. Nose ubundi ngo byagenze bite? Ndatse ubone ngo Lucas afata icyemezo cyo kwimuka ave hano. Warebye ukuntu twashyashyanye ngo turiyo turategura. Kumbe bo bifitiye izindi plani, bifitiye n'ahandi hantu bari buruhukire. Ndetse ariko njye numvaga buriya ari akaruri bagiyemo bari buze gutaha. Undatereka da. Ntago ari uko bimeze. Urumva byayo bimeze gutyo nkaba ndi kwisaza gutya. Layira arambwiye ngo Lucas yimutse ngo afite urugo rwe rushya. Ibaza ariko umwana nabyaye ufata icyemezo nk'icyo ngicyo atanambwiye ati mama ngiye kwimuka aha ngiye kuhava. Ni Murata aramwegera akubwira ati mama reka hanga hano naho tubwizanye ukuri. Uretse ko ngiye gufata n'icyemezo ibi bintu nkanabivamo nkigendera. Ariko reka mve hano tuvugishije ukuri. Nibyo wenda waramfashije, warankunze, wampaye agaciro, wanyifurizaga ibyiza, wumvaga nakubera umukazana. Ako nyine ntago byakunze, ntago byaduhiriye. So kuba bitaraduhiriye nangwa se ngo bikunda, icyo ni kimwe. Ariko hari ikintu nshaka kukubwira. Lucas arabizi ko utamukundira umugore. Ntekereza ko anabizi neza ko ibibi byose bimubaho. Wenda ari n'amakosa yawe nangwa se amakosa yanjye. Kuko hari igihe nigeze kuganira nawe. Arandasira arambwira ati ariko ubundi wowe na mama inda yababyaye nimwe ko mba mbona muhuje imico n'imyifatire. Arambwira ngo tugira imitima mibi cyane. Arongera arambwira ngo ahari n'Imana yandinze ikandinda kubana nawe ariko umenye wari kuzansaza. Nda turavugisha ukuri. Ndati cyane mama. Lucas agiye gufata icyemezo cyo kuva ahangaha abizi neza yuko nyine nta cyiza tumwifuriza. Maybe ahari wenda yashakaga umutekano w'umugore we n'umwana we. Gusa nyine njyewe izi ntambara ndazirambiwe pe. Ndazirambiwe, sindi umukobwa ufite icyo mbuze.
mfite inzu yanjye nziza sinkodesha, mfite company yanjye, mfite ayanjye mafaranga, ntago umusore wawe nangwa se umuhungu wawe nari mukurikiye isenda. Oya, just nuko namubonye nkamukunda kandi nkamwishimira. Ako ntagize ngabo uwanjye, ariko ntago byakunze. Songe igihe kirageze ngo wenda nigendere, ahari wenda Lucas azongera kwakira gushyire mu rugo rwe. Byanashoboka ko wenda impamvu yafashe icyemezo cyo kugenda azakubwiye ntiwimukane nawe muri urwo rugo rushya wenda nanjye ndimo. So what I'm going to do, ngiye gupakinga ibyanjye byose mve hano ngenda. Ndatuye ntago wagenda gutyo, ntago ugomba gutsindwa gutyo, ntugomba kuva ku izima gutyo. Ikintu cyose tugomba gukora muri kano kanya, njye nawe ni ugushyira hamwe tukareba ko nabura waba umukazana wanjye, ntago ngewe ndava ku izima. Ni Mulata ati mama, nabaye uwo ntigeze mbawe kuva mu bwana bwanjye kubera urukundo nakunze Lucas. Nize kuroga ntari mbizi, niga kugira nabi ntabizi. Buriya urukundo nta kintu rutakoresha. Nagerageje kumuyobya ubwenge n'intekerezo, ariko byose ntago byigeze bikunda. Byarangiye n'ubundi byose bibaye impfabusa. Nari ndimo ndwana no kugira ngo abo wanjye. Nageze naho mubeshya ndamubwira ngo ndatwite. Undati warabeshyaga se burya? Ni Mulata ati none reka nkubwize ukuri. Mama ntago nigeze mubeshya. Ariko umuntu wari we wese we namubwira ko aramubeshya. Reka nkubwize ukuri ukuntu byagenze. Urabizi nyine ngiye nari nzi ko Jinta atazigera byara kubera akakuze. Nari nzi ko nzabigira iturufu nabura nkigarurira Lucas. Gutwita ko nari ntwite. Ariko nareba ukuntu nyine abatanyitayeho. Nyuma yaho nibwo twaje kumenyera inkuru yuko Jinta nawe atwite. Rero ibyo ntago byari igitangaza imbere ya Lucas. Kuba nari mutwitiye, byongeye n'umugore we w'igikundiro akunda cyane amutwitiye. So nta kintu byari bivuze. Yari yaransezeranyije ko azamfasha pe. Aranambwira ngo icyo nzakenera cyose nzamubwira. Icyo bizasaba cyose azagikora. So I thought ko azambira uruhande muri byose akanyitaho like nk'umugore utwite. I was wrong. Nari ndimo nibeshya, nari ndimo nishuka. Nararebye ndeba urukundo Lucas akunda umugore we, mbona biragoye pe. So what I did, nafashe umwanzuro mera ko mbivamo. Ndavuga ahari reka ibi bintu mbivemo burundu. Nakoze amahano n'amarorerwa, nakoze ibidakorwa. Undati ntumbwire ko iyo nda wayikuyemo. Undati mbishyeje nta kindi kintu nari mfite cyo gukora. Ntago nafata ubuzima bwanjye bwose ngo mbushyire mu maboko ya Lucas. Naba subwo nishingikirije iki koko mubye. Naba nizeye ko azatuma umugore we Jinta akansanga. Ngiye gutera ababyeyi banjye agahinda. Mbyara ataruko ntago nabuze abasore mami. Mama sinabuze abasore bankunda. Nuko umutima wanjye wose wayobewe kwa Lucas. Niho wayobeye pe. Wose wiberewe. Ndamutse nshize hasi agapira, nta meza ngahe yashira ntarakurubuka. Ako nyine nanone nkibaza gute nabana n'umuntu ntakunda kandi ntashaka, mu gihe uwo nkunda kandi nshaka hari. Ariko nanone naje kwitekerezaho, nsanga uwo nshaka atanshaka, yewe nsanga uwo nkunda atanankunda. Niyo mpamvu bavuga ngo
ukunda ugukunda kuko ukunda akunda abandi, ariko ibyo bintu nyine byabaye amayobera. Usanga unkunda ntamukunda, hama uwo nkunda atankunda, uwo utankunda nawe uwo akunda atamukunda. Bibaho gake cyane, aho uzasanga wakunze ugakundwa, aho uzasanga uwo wihebeye nawe yarakwihebeye, uwo wita nk'inshuti yawe magara nawe agukunda. Ni ibintu biri, sinzi ukuntu nabivuga, biri complicated, biri very confused, biri tough, biri difficult. Mbese sinzi ukuntu nabivuga. Niba ibintu biba difficult, bikaba complicated, bikaba tough, bikaba confused, ni ukuvuga ngo nta gisubizo wabibonera ako kanya. Ngomba kugerageza kwikunda kandi nkereka n'abankunda bakankunda. Mama ahari reka ngende, Lucas azakubaha nka mama akugarure mu rugo. Ariko niyo atakugarura mu rugo, icyambere nturi mu bukode, uri mu nzu nziza, inzu irimo buri kimwe, wenda hari ikintu kizakugora, wari umenyereye kuba ufite umukozi, umuntu ukorera buri kimwe cyose, ibintu byose bikagusanga aho uri, maybe hari nibyo bizakugora. Gusa ikintu nakwemerera ni kimwe, Lucas natemera kugufasha, ikintu cyose uzajya ukenera uzambwire, yaba n'umukozi numubona uzambwire nzajya mwishyura. Ntabwo ndi bugende nonaha, nzava muri uru rugo ari uko nabura wenda wabonye uwo mukozi uzajya ukumenyera buri kimwe, akagwa buri kimwe, nsiga mwishyuye amezi make. Iminsi rero iragenda ikicuma, indi igataha, imyaka iragenda igashira, indi nayo ikaza. Dylan agaruka muri kariyeri ye, agatangira gukora. Mu kugaruka muri kariya yiwe, ajyana n'umusore we Ntwari. Umwana waba ari umuhanga cyane kandi abikora neza. Gusa kubera ko Ntwari aba ari umusore mwiza kandi muremure, kumubonana na papa we Dylan baba bameze nk'abavandimwe bavukana, utamenya ko ari umwana na se. Dylan arongera akandika izina, cya gikundiro kikongera kikazamuka. Agashayininga kuruta uko yashayiningaga na mbere. Byose uko abikora, agafasha n'umwana we Ntwari kugira ngo nabura azagere ku rwego rwiza nk'urwo se ariho. Igihe kiragera Ntwari akarambagizwa n'andi mayikipe akamutwara, sasa akajya mu yandi mayikipe ahanganye nayo saba arimo. Papa n'umwana bakajya bahurira mu kibuga basa naho bahanganye, ariko bitari iby'urwango ahubwo kubera akazi. Rayira byose arabireba. Papa n'umwana bajya bataha bagasanga mama wabo aranezerewe, Dylan agasanga umugore we arishimye kandi ameze neza. Umunsi umwe rero bicaye,
Dirani asaba umwana wabo Ntwari Dorani kuza kwicara hafi aho. Ndaricara akambwira ati se kandi papa kumpamagaye hano bigenze bite? Undi ati mwana wanjye icara. Ntwari aricara, yamara kwicara agahanga amaso papa we. Bahira nawe abari aho. Akambwira ati noneho se bigenze gute mugabo mwiza? Dirani ati ndumva hari ikintu nshaka kukubwira imbere y'umwana wacu. Arakuze ntago akiri umwana, azi icyiza n'ikibi, azi kurobanura icyatsi n'ururo. Ntwari hari ikintu nshaka kukwisabira imbere ya mama wawe. Aka kazi dukora ni keza pe, ni keza cyane ku rwego nagusobanurira. Kubera ko kaguhereza byose, kaguhereza ubwamamare, kakaguhereza igikundiro mu bantu, kakaguhereza amafaranga, yewe ukandika izina utatekerezaga ko uzigera wandika. Ariko nanone hari ikindi kintu ugomba gutekereza mwana wanjye, kandi ukagishyira mu mutwe wawe. Uzirinde ubwamamare bwawe ntibuzagushuke, kubera ko mwana wanjye uri umuhanga nka so. Ibyo ukora byose mba mbireba, nanjye rwose nuko natangiye. Gusa icyiza wowe uri hejuru yanjye, uri umuhanga kurusha uko nari umuhanga ku myaka yawe. Ndagira ngo ibi mbikubwire na mama wawe yumva. Ubwamamare bwawe ntibuzagutera ubwibone no kwiyumva, kandi igikundiro ntikizagutere kwiyumva no kwifata uko utari. Mwana wanjye uramenye uzirinde, hanze aha habiri ibishuko byinshi. Uzahura n'abakobwa beza bagusekera, uzahura n'abamama beza bagusekera. Ntiwibwire ngo uzahura n'igitsina gore icyo ari cyo cyose ngo kigutinye. Ukuruta ntazatinya kukwegera ngo akubwire uburyo agukunda. Yewe n'uwo mungana ntazatinya kukwegera ngo akugaragarize ko yagukunze. Ikindi mwana wanjye, n'uwuruta ntazatinya kugusanga ngo akugaragarize urwo gukunda. Hanyuma na wa wundi navuga ngo angana mama wawe, kuko nabo turabafite barahari, ntazatinya kukwereka urwo gukunda kandi abizi neza ko akubyaye. Mwana wanjye rero ndagira ngo nguhanure imbere ya mama wawe, ndagira ngo ntuzakore ikosa nk'iryo nakoze. Njye nagize amahirwe Imana mu mugore unyumva kandi unkunda. Sinzi ko uramutse ukoze ikosa nk'iryo nakoze ryo guta mama wawe, ahari wenda wazagira amahirwe yo kubona umugore umeze nka mama wawe. Buri muntu agira umugisha we. Nagize umugisha wo kubona Layla ari we mama wawe uyu nguyu. Mama wawe ni intwari, atandukanye n'abandi bagore bose nzi nangwa se nigeze kumenya. Imana yamumaye kuko ibibona kankwiriye. Rero mwana wanjye,
ndimo ndaguhanura nka so, uramenye ntuzitware nabi, uramenye ntuzishuke ngo ushukwe n'ubwamamare n'amafaranga, ushukwe n'igikundiro n'abo bakobwa beza bagusekera bateye neza b'inzobe nziza b'ibikara byiza, abagufa barebare, ababyibushye n'abananutse, yewe n'abafite taye ziringaniye, ngo wibeshye yuko ukunzwe. Ndagira ngo nkubwire ngo bakunda uwo uri we, ariko by'umwihariko bagakunda ubwamamare bwawe. Icyo kintu uzakizirikane kandi ugishyire mu mutwe wawe mwana wanjye. Ndi so narakubyaye, byose nabinyuzemo ndabizi. Ibi ndi kubikubwira kugira ngo ejo n'ejo bundi nuhura n'iyi case uzibuke ko data wawe nangwa se papa wawe njyewe ndabikubwiye, undi ati dawe ibyo umbwira byose ndabyumva, kandi yewe natangiye no guhura nabyo. Kuri social media zanjye abakobwa baranyandikira pe, bambwira ko bankunda, abo duhura abambwira ko ari abafana banjye. Ariko papa ndagusezeranya sinzigera nkora ikosa, nzakora uko nshoboye nirinde kandi nihangane. Undi turansezeranya, ndwara ati ndagusezerana dad, nzarinda isezerano nguhaye. Tuve kuri aba ngaba twigarukire kuri Lucas. Ivy aba amaze gukura, ari agakobwa gashimishije keza cyane. Lucas aba akunda gutembera ari kumwe n'umukobwa we Ivy, ariko Ivy agakunda kugira amatsiko menshi cyane. Arimo atembera n'umukobwa we, Ivy ahera akabwira papa we, akambwira ati dad kuki dukunda kugenda twenyine? Nta bandi bantu bo muri famiye ugira? Ku ishuri abana twigana mbona bafite famiye ngari. Lucas yitegereza umwana we, akambwira ati Ivy famiye uri kumbaza niyi? Ufite Laila ni shangazi wawe? Ivy ati yes dad, I know. Ufite Ntwari si musaza wawe? Ni mubyara wawe, ariko nyine kuba ari mubyara wawe se bikora ko ari musaza wawe? Undi ati dad nabyo ndabizi, ariko se dad ugira Laila wenyine na Ntwari na Uncle Dylan? None se dad ko njya mbona mami afite mama ari we nyogokuru, wowe nta mama ugira? Dylan ati agapucure mashali mama ndamugira. None se ko nabonye mama afite abavandimwe benshi, barimo Uncle Bob, barimo Robinson, na ba bandi bose baba kwa nyogokuru.
ba bandi bose babana na Jay. Wowe ufite Raila wenyine? Undi atuye amashari barahari. Ivati none se Dad, kubera iki batadusura nangwa se ngo twe tubasure? None se kubera udatuma njyayo nabura ngo mpure nabo barimo baganira? Jinta nawe ahera akazi. Akavuga ati ndabona wahuje urugwiro n'umukobwa wawe. Undi ati byihorere hano ariko mpata ibibazo sinzi icyo ndi bumusubize. Jinta ati ariko kubaza ibiki? Undi ati ngwino nawe akwibarize ahari wenda urabura icyo umusubiza. Aramwegera akavuga ati Ivy, nibiki uri kubaza Dad? Undi ati mama, njyewe mfite ikibazo kandi ndi kwibaza. Undi ati si ikihe kandi mukobwa wanjye? Mom, wowe ufite mama naramubonye. None se Daddy we nta mama agira? Ndashaka undi Jajja. Ikindi nabonye Uncle Bob na Uncle Robinson. We nta bavukanye agira. Jinta ahera akarebana na Lucas kavuga ati noneho birakomeye. Hazangiye kukubaza sabo muri famiye. Ubundi ibi bintu ninde wabimwigishije yabikuye? Undi ati Dad, genda shaka mumbwize ukuri. Dad, ufite mama? Si wambwiye ko ari hehe rero? Ndashaka kumumenya. Nawe ndashaka kujya musura. Ahera akabwira Lucas. Nako Jinta ahera akabwira Lucas. Akamubwira ati kandi ibi bintu Raila yarabikubwiye. Nanjye ndabikubwira. Narakubwiye ni renga umujinya n'akababaro watewe n'umuryango wawe. Ubabarire mama wawe. Reba iyi myaka yose ishize utarongera gusura mama, nturongera kurebana nawe. Araguhamagara ukamwihorera. Waramublokinze ahantu hose. Nta kintu n'iki na kimwe ushobora kumufasha. Lucas ati bae, mama wanjye ntago akiriho kuri njye. Mama wanjye mufata nk'uwapfuye. Jinta atari ko none mu gihe umwana ari kukubwira ngo akeneye kubona nyirakuru. Ese utekereza ko buriya nta bwenge agira? Ntago nzi wenda ahantu yabikuye, ariko mu bigaragara uyu mwana ntago yabyutse gutyo gusa ngo yibwire yuko ufite family. Ntago yabyutse gutyo gusa ngo yibwire yuko hari undi muryango waba ufite. Uratekereza igihe atari iki ngiki ngo wirengagiza ahahise ubabarire mama wawe? Babe, hahirwa abagira imbabazi kuko aribo bazazigirirwa. Ese kano kanya mama wawe aramutse atashye, aramutse apfuye, utaramubabariye, aho urumva atagenda afite umutwaro agendanye? Ese aho urumva wowe wazibabarira mama wawe aramutse agiye utamubabarire? Bitekerezeho. Ahari wenda waba ari we mugisha twaba tugize kano kanya kuba n'umwana ari kubikubaza kugira ngo nabura wihangane ubabarire mama wawe. Lucas ati ibyo uri kumbwira njye ntago ndi kubyumva. Mama wanjye nawe ugihari kuri njyewe, mama mufata nk'utakiriho, mama mufata nk'uwapfuye.
Jinta ati none kuki mama mufitiye urwango rungana gutyo? Lucas ati urumva ushaka ko nkubwiza ukuri? Nkubwira impamvu mama mwanga? Urumva ushaka ko mbikubwira? Nyuma y'imyaka yose ishize, imyaka yose maze mu y'ubuzima bwanjye kuri iyi si, uri tayari kumva ikintu gituma nanga mama? Undi ati ntacyo nzi pe, kugeza kano kanya nshaka ikintu gituma wanga mama wawe narakibuze. Lucas ati noneho tega amatwi nyikubwire. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese ni iki gituma Lucas asigaye yanga mama we bene aka kageni? Byose tuzabimenya mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ni njye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.